twasanze umwana aryamye undi ariruka kubera twe turi abagore turatabaza tuti muramufata jyanye ahantu mu murima w'itabi hahiye inyuma aramusambanya ariko uko ndi kubyumva ngo ntabwo binazanzwe ari ubwa mbere we yavuze ko bahuye niba ari inshuro ebyiri namba itatu. uwo mugabo wabo kari uwo muhungu wabo kari hari uwamufashe naho umwana wabo ni he? umwana ni hepfo yaho. Basanzwe baziranye se bagirana agakungu uri hepfo kari gucana cyumvaga barabunga aha niho mu murima w'itabi Ni iby'umuturage nane ngibyabakira ntabwo nzamukira ubu kunye hose wabatunze nawe kari umujyamara naho kagasi bari baryamye mubure hejuru nyakumuba hejuru umukecuru ko yadutabaje ubwo nahangaha twirutse turamusanga. mwasanze bimeze bite? twasanze umwana aryamye undi ariruka kubera twe turi abagore turatabaza tuti muramufate noneho birangira yirutse umwana asigara wenyine. Yararyamye muri hejuru se cyangwa mwasanze yabirangije? Twumvisha ariruka muvo twaturutse ruguru atwumvisha ariruka amuvaho rero umwana wamubaza uko byagenze agasobanura uko babikoze. Yariraga? Ntabwo yari kurira kubera ko yavuze no mu yindi minsi ngo yahoraga arabikora. Ntese yabikorera kuri uyu mutangaza kuri isima? Isima none ukeneye gukora ibyo byatuma adakora ibyo arakora. Muko byagenze gute? Yabacitse? Yirutse. Yabacitse burundu? Yirutse ariko byageze aho baramufata. Wowe ufashe umwana yitwa nde? Bamutaga Diyesi ariko izina ndi ntabwo ndizi. Umwana yafashe se we yitwa nde? Ni Sukayina irindi ntandizi. Afite imyaka ingahe wafashe? 5. Ibintu ariko urumva hari abantu batari guhita babyumva ngo babishikire ukuntu umwana w'imyaka 5 amwubama hejuru. Umwana akazi kuvuga se kari kubyivugira. Hagati aho twahageza akiruka ariko umwana tutwari kumwe nandi akabivuga akavuga uwo ari we. Nubwo twakora iki? Hari nka sangahe? Hari nka saa moya n'igice saa 2 kuko nyakuri yaramutumye akantu hano kuyikaritsiye nyine wabona hepfo y'inzu. Rero yirutse ubwo rero nyine yaramuhaye amafaranga yapfunyitse mu gitambaro ati dore uheze abacuruzi bagire gutya na gutya. Arayapfundura amushyiraho igipapuro. Ninde wamushyiraho igipapuro? Uwo muhungu yapfunduye amafaranga kugafunira yapfundikiye n'ibintu. Amushyiraho igipapuro. Ubwo yamwibye amafaranga aranamusambanya? Ese bari bamutumye guhaha. Agatambaro bari bamutumye. Anuyu wa mubazo babana nabo bari bahari. Kubitewe n'iki umwana sinari hamwe nawe. Ibyo byango byabaye nijoro. Muri iryo joro rero umwana uko uburyo bamufashemo numva umuntu ngo yaje wa mukecuru yo atakati umwana wanjye namubuze mukanya baratabaje bati umwana yafashwe n'umuhungu wa muzehe. Ubuhungu ubwo twari turyamye twahise duhaguruka n'abandi bose batangira kuvuga ko ari ariko uwo muhungu wa nyine ntitwamubona ngo bavuze ngo yirutse. Icyo gihe yarari mu rugo babivuga oya uwo munsi ntawe yari yiriwe mu rugo yari bese n'umuntu yari yagiye kumwingiye epfo. Yarasanzwe agira izo ngeso se? Oya yari afite imyaka ingahe? Ndumva afite 22. Reka tuganire rero duhaye makuru. Umwana wawe batamufata bakamuha ngaho aho nanjye bimbere urujijo. Umwana w'ubwe aravuga ati n'uyu muhungu niwe wamfashe asanzwe amuzi. Ako kana kazo umuhungu wanjye twibirisa kuva rero kamuzi ubwo urumva kavuze ko ari we ariko kabivuga nge sinari mpari nabyumva nyeri abantu babivuga bati ari kuvuga ko ari wamufashe. Ubwo mukanya hashize akanya uwo muhungu azamuka ahangaha
Wawe. azamutse ngo uwo mwana bari bamufashe ku kana bari bagafashe bakajyanye kwa muganga, noneho azamutse ageze aho bahita bamufata bati wahuze, bati n'udufatiye umwana, ati reka da, ati umwana mpuriye nawe nje niviriye kunywa iri epfo tubwira no, ati nje niviriye kunywa ahantu, ubwo bati reka da, babaje ako kana, bati ako kana bakabajije, akana karavuga kati niwe wamfashe, niwe twari hamwe. Ubwo urumva rero ibyo ngibyo kuba nagira nawe nkawe ubwawe nta uretse ko byakiranirwa n'ubuvuzi bukagaragaza icyabaye. Ese urutekereza ko umwana wawe arengana cyangwa yaba yabikoze? Oya, kubitekerezaho aho ngaho nk'umubyeyi, umwana usanzwe umuzi nk'izo iyo ngeso yo kugira, ariko umva umwana niba ari umuntu umuntu unywa ibye aba yirirwamo ntububizi, urumva umwana umuhakanira ari wa mwana wiranwa nawe ugufasha mu turimo ugira ute, kuko uba ingeso ze uzizi, ndabeshya aho ngaho ukavuga uti oya uyu mwana wanjye ararengana kuko musanzwe muzi ko ari umwana witonda. Imyitwarire yo imeze gute? Imyitwarire ntabwo ari imyitwarire myiza. Yarasanzwe yitwara ate? Ubundi ntawe yitwara neza, yarasanzwe ari umwana wiba korakura hirya no hino. Ntawe nakubwira ngo uyu mwana rero akora utuntu tugeso two kwiba kugira gute, urumva ntaho ibyo ngibyo ntaho nabishingiraho mvuga ngo umwana ni mwiza kandi umwana muziho ingeso mbi. Uba ari he? Iyo bamutwaye bamujyanye Simhazi. Simhazi nta nubwo niwe njyayo ntawe. Ko umwana wawe utaza aherereye ikintu nakubwira, urumva niba bamushinja icyo cyaha. Ikihe cyaha? Nk'icyo cyaha nyine bavuga ko yafashe akana ku ngufu. Nge nishyira mu rugero rw'umubyeyi w'ako kana. Ese ko mfite umwana nanjye mutoya bahagaritse umuntu hariya bati dore umuntu umaze kwangiriza akana, nge nabyakirane. Nanjye sinabyakira neza, nge ndetse n'uwo muntu nk'uko mfite n'uyu muhuru nahita nanamutema, nta nimbabazi nge namugirira. Mwana wawe hoya nikirani cyane hagira ntashigikira. Uwo navuga ngo n'umwana, navuga ko atari n'umwana wanjye ahubwo kumwe nawo umwana waje gufata akana k'imyaka ingahe ngo ndashigikira amafuti ngewe, ntaho bishoboka. Abantu bene baragira ngo nukwihakana umwana wawe, kumwihakana none se kiretse icyaha kitamuhama, aho kitamuhama naho kuko kimuhama ko yabikoze, nanjye ubwanjye naramwihakana. Oya nje nishyira mu rugero rw'uwo mubyeyi nyiri umwana, none ako kana karamutse ari akana kanjye kakora ibyo ngibyo, nje umutima wanjye wumva. Bavuga ko bamusanze hejuru koko cyangwa numvise bavuga ngo ngo niba yabonye amatoroshi, ibyo ari byo byose ngo abavuga ko bagize bamubonye ngo niba babonye amatoroshi akiruka, ariko ntaho bamufatiyeho aho ngaho amuriho, ntaho bigeze babivuga. Aza mu rugo, ubwo nibwo bavuze bahise bamufata, ati nge niviriye kunywa, akiba. Nicyo cyaha cyo kwiba cyo yaranagifunga, yasanzwe ntawe akazi ko yakora n'akantu akagatwara, mbese cyane ingeso yarazwiho niyo yafashe ngahari kuko icyo kintu nicyo umwana abangana nabo, icyo kintu nge ntawe nacyakira neza nanjye. Ari nayo mpamvu nkubwiye ko icyo kintu haramutse yagikoze yagihanirwa, ndetse yagihanirwa n'amategeko, amategeko agena bakamuhana rwose. Icyo dusaba ngiye ko nabyumvishe, urana umwuzukuruza wacu mama yaramutumye ku muhanda, hari akantu yaramutumye amuha amafaranga, amaje kumuha amafaranga abona umwana yatinze kugaruka mu rugo, nyine aza kumureba aravuga ati umwana namubuze bimeze gute. Umuntu ucuruza hariya kuko yari afite n'amafaranga mu gasharupe, umugabo we yayakuyemo ahubwo amushyiramo igipapuro agiye kugura ibyo agiye kugura, kuko hari ahantu bamutuma hariya, iyo agiyeyo amafaranga babaye baziritse ku mwenda
nyiri gucuruza akayakuramo gukuramo asanga igipapuro kiriho amaraso. Baramaze ati byagenze gute, amajije kubisobanura nibwo yabisobanuye gute yabisobanuye gute uko ngewe mbyumva, kuko n'ubumamagaye tate ari kwa muganga. N'ubundi uwo musore waramuzi, n'ubundi aza mu rugo, asanzwe aza mu rugo, rega nagufatwa n'umuntu muhuye gutya. Uko yabisobanuye ahita musobora ko yitwa Idirisa. N'ubundi natwe turamuzi na tate wacu aramuzi. ko byagenze gute Iko byaye ngo yamujyanye ahantu mu murima w'itabi hahiye inyuma, aramusambanya. Ariko uko ndi kubyumva ngo ntabwo nasanzwe ari ubwa mbere, we yavuze ko bahuye niba ari inshuro 2 namba 3 amusambanya. yego. hari abantu bavuga ko banamugezeho akiruka Ruka. abonye Yego. byo byagenze gute Uko yirukanse we nimba yumvishije inkuru yakwiriye aza kugaruka. Uwo mwana wasambanyijwe yari afite imyaka ingahe? Afite 4. Imyaka 4? Yego. ni ibintu mwakiye gute ku mwana wanyu w'imyaka 4 umuntu nkoba yamwubamye hejuru nta nubwo bafite? ni ibintu mwe mwakiye gute byababaje gute? Ni ibintu bibabaje kuko deja umwana ugana kuriya kuba yakwamburwa ubusugi, nimba ari ubusugi simbizi, ni ikintu kiba kibabaje cyane, kuko n'umwana n'uyu nibanza batanangana hari. Ubwo kuva ubwo ntabwo umukecuru yaraye mu rugo, baraye kwa muganga. Ubu nibwo tuvuganye yuko ari igipapuro bari kumutuma kuri polisi ngo nagenda agifotoze akijyane kuri gurupoma, kuko umuntu niyari. Nk'abantu bo mu muryango w'uwo mwana wakorewe icyaha, Icyo dusaba, icyo nasaba bangewe ubutabera. Urumva ni ibintu bibabaje, ubutabera bukwiye, kuko bari kukimutuma ngo ajye kuri Isange One Stop Center. hanyuma tukazonda kumuhindurira amazina umwana yitwaga nguki? Igikundiro Swaiba. hari n'abavuze ko mu bimenyetso yagaragaye hari amaraso mu gitsina. Nibyo